abantu bategura ubukwe ariko ntago bategura urugo. Ni ikintu kibabaje cyane, ariko reka mbere kukuntu ari ku bantu bose bakoze ubukwe. Haba inama z'imiryango. Ni hehe wigeze ujya mu nama barimo baraganiriza umugabo uburyo buba? Abagore nibo bajya bagira ikintu cyitwa bridal shower, ni umunsi umwe nabwo bari ibirori. Mu by'ukuri ntago wavuga ngo baba barimo baritegura. Uze ko abantu bashyira imbaraga nyinshi mu gutegura umunsi umwe, kandi ubu nta muntu ukora ubukwe ateganya gusenya mu myaka 10. Umuntu wese ajya kubaka urugo, agatanga ibyo atanga, akajya kwishyira mu miryango, akajya ku murenge gusinya, ateganya ko azabaho akaramata. Ngaho mwibaze gutegura umunsi umwe, ugakora inama zirenze 5, ariko ntugire n'umunsi n'umwe ufata kugira ngo utegure urugo, tegure uwo muzabana, mumenye ese ubundi urugo turwumvikanaho kimwe, uburyo bwo kurera abana tubwumvikanaho kimwe, ese urashaka abana bangahe, finance zitekereza gute? Usanga abantu batarigeze bavugana ngo finances tuzazijera gute, investment tuzazikora gute. Ibyo byose ni ibintu byo mu rugo bya buri munsi. Zingo z'abantu bashwanye kubera ko bamaze gukora ubukwe, umuhungu akabwira umukobwa ati ngiye nashaka kujya muri Amerika, umukobwa ati ngiye mfite akazi hano mu Rwanda, kabananira kumenya aho bazaba. Ibyo byose ni ukubera ko abantu badategura urugo ahubwo bategura ubukwe. Ni ikintu cyangombwa rero, afazari wategura urugo kuko ari rwo ruzamara igihe kinini aho kugira ngo utegure ubukwe. Burya ubukwe akenshi ni n'urw'imiryango, aba ari fierite y'umuryango. Ariko iyo umunsi w'ubukwe urangiye, abantu bose batashye, muba musigaranye n'uwo mwashakanye mu gihe cy'ubuzima busigaye. Niyo mpamvu umuntu yagombye gufata umwanya akitegura, mukaganira ibintu byose. Hari akantu abantu benshi bakunda kuvuga ngo this is the best day of my life. Ibyo bintu byumvisha agahinda karanyica, kuko niba ari wo munsi wa mbere ku isi, bivuga ngo indi yose igiye gutangira kugenda igabanuka, kuko best ni peak, wageze hejuru. Ahubwo ngenda avuga ngo yakagombye kuba intangiriro of the best days of your life. Iyo mvugo ikwereka ukuntu abantu badasobanukiwe n'urugo. Bazi ngo uwo munsi ni umunsi uri glamorous, ni umunsi uri bling, ariko uwo munsi urarangira, hagatangira urugendo rurerure rwo kubana. Twakagombye rero gushyira imbaraga nyinshi mu gutegura urugo, mu gutegura kubana, kugira ngo tuzabeho tunezerewe kurusha uko dutegura umunsi w'ubukwe, nubwo nawe ugomba gutegura.